Ishimwe ndashimira Imana iduhaye uburyo bwo kongera kumva ijambo ryayo ndetse no guterana. Nitwa Pasiteri Rutayisire, nkaba ndi umwe mu bapasiteri muri Cathedrale Saint Etienne ushinzwe iteraniro rya nimugoroba. Nkaba mbakiriye muri aya materaniro. Ni amateraniro dukora buri cyumweru twifashishije Zoom, tukayategura turi mu ngo zacu, kuko nk'uko mubizi bw'icyorezo cya coronavirus tubibutsa ko mukwiriye kukirinda mugakurikiza inama. Byabaye ngombwa ko insengero n'amateraniro twajyaga tugira saa 10:30 biba bihagaze, ariko twakomeje guterana tukabazanira ubutumwa ndetse tukagira n'ibihe byiza. Mwarabibonye ko iyi ari inshuro ya 7 duteranye muri ubu buryo. Twagize abashyitsi b'Umwigisha n'abigisha beza. Twabanye n'umwepiskopi wacu wa Diyoseze ya Kigali, Bishop Amoti. Twabanye na Pasiteri Mukuru Sabdin Elisa Mutabazi. Twarashyigikiwe kandi n'Imana yaradushyigikiye. Ndagira ngo mbabwire ko dufite iyerekwa, dufite n'ibyiringiro ko Imana izadushoboza. Iteraniro ryacu rya evening service ni iteraniro ririmo abantu b'ibyiciro byose. Nubwo harimo urubyiruko rwinshi, turabatumira n'abantu bakuru kugira ngo mujye muza dufatanye. Dufite iyerekwa ryo kuvuga ubutumwa, kandi Imana yaduhaye umugisha wo kubona abantu benshi bahindukira bakava mu byaha bitandukanye n'ibyababataga. Turashima Imana kubw'ibyo. Niyo mpamvu n'igihe nk'iki ngiki twumvishe ko tutahagarara, ahubwo dukomeza kuvuga gukomera kw'Imana, dukomeza kuba hafi y'abantu, tukabashyikiriza ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ndagira ngo babwire abantu turi bufatanye. Nejejwe cyane no kubabwira ko Grace ari budusomere ijambo ry'Imana. Turi bubone ryo mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 2. Turi bubane n'abaramyi barimo Tega n'abandi bafatanya muri Glory Worship Team. Glory Worship Team n'abaramyi rusengana usanzwe, kandi dufite umwigisha w'umugisha. Ndakurarikira mwene data kugira ngo mwumve icyo Uwiteka gutuma kuri uyu mwigisha. Benshi muri mwe muramuzi, yitwa Pasiteri Canon Dr. Antoine Rutayisire. Niwe Imana yadutumyeho umunsi nk'uyu. Rero ndishimye kuba wahisemo guterana natwe, ndishimye kuba wahisemo kumva icyo Uwiteka ashaka kuvugana nawe. Reka dusenge. Nyagasani Mwami Imana, turagushimye, turagutumiye kugira ngo mu mbaraga z'umwuka wera uze ube hagati muri twe. Turagutumiye mu izina rya Yesu kugira ngo aya materaniro yacu uyabemo, ukore ku mitima y'abakwifuza bose, bakunyotewe bakubone mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gutangira dusomerwa ijambo ry'uyu munsi ry'Imana. Turi buyoborwemo na Grace. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Igice tugiye gusomerwa turagisanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 2. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 12. Turasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice ni icya 2. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 12. Reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera. Nuko mwiyambure ikoma ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero
mwe kuko mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka, n'ibuye risitaza ni urutare rugusha. Basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi ari bo ryagenewe. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yarose, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri n'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana umunsi wo kugendererwamo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yo
tugiye gufatanya ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba. Ndabasuhuje mwese kandi mbifuriza umugisha w'Imana. Tugiye kwiga ijambo duhera mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12. Intego y'iri somo nayise kugenda mu isi mu bwoko bw'Imana. Reka rero tubanze dusenge Imana hanyuma dukomeze inyigisho yacu. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. Waratubwiye ngo 2 cyangwa 3 nibaterana mu izina ryawe nawe uzaba uri hagati muri bo, kandi waduhaye isezerano y'uko Umwuka Wera naza ari uzakora ibitangaza hagati muri twebwe. None ndagusabye mwami Mwuka Wera ngo uzosobanurire ijambo buri muntu wese ugiye kuryumva arihariye, ari unique, kandi ufite n'ubutumwa wihariye ushaka kumuha. Ndasenze ngo imbaraga zawe zimanukire muri ubu butumwa, buri jambo ryose rize rifite ubugingo, rize rifite imbaraga zo guhindura, zo kwemeza, zo gutunganya umuntu, kugira ngo bazumvire ijambo bose bazakorwe ku mutima. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rishyirwe hejuru, kandi ubwoko bwe buhabwe umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nk'uko rero nababwiraga, ijambo tugiye kuganira ni ijambo nise ngo kugenda mu bwoko bw'Imana mu isi ya none, dushingiye ku magambo dusoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 12. Murabizi neza ubu butumwa bwiza bwa Petero turimo kwiga muri iyi minsi bwibanda cyane ku kwibutsa abakristo abari bo mu gihe bari barimo no muri kino gihe turimo. Uyu munsi rero ndibanda ku kintu cyitwa identite yacu nk'umukristo. Turareba ibintu bitatu. Icya mbere, turi bande. Icya kabiri, twahamagariwe iki. Icya gatatu, twabigeraho dute. Mu umurongo wa 9 n'uwa 10 w'icyo gice turimo kwiga haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Amagambo ngira ngo dutindeho cyane ni aya magambo avuga ngo turi ubwoko bw'Imana. Petero asobanura neza yuko turi ubwoko bw'Imana, turi ubwoko bwatoranijwe, turi abatambyi b'ubwami, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yaronse. Aya ni amagambo akomeye cyane kandi iteka ryose tugomba kwitaho, kuko hano Petero aratubwira ngo hagati y'amoko menshi twebwe turi ubwoko budasanzwe, kuko turi ubwoko Imana yatoranije. Nta nubwo yari no dutoranije gusa, ahubwo ngo turi ubwoko Imana yaronse. Bivuga ngo yaraturonse, bivuga ngo yaratuguze, bivuga ngo yaraducunguye. Ntabwo turi abantu babonetse bose, kubera yuko agaciro k'ikintu iteka ryose gashingira ku cyo wagitanzeho. Kandi nibyo Petero yari yasobanuye neza mu gice cya mbere umurongo wacyo wa 18. Aravuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Urumva hano Petero aravuga ngo twebwe turi ubwoko bwatoranijwe. Imana yaragiye mu moko menshi iturobanuramo, irangije iraducungura, irangije itugira ubwoko bwayo, ngo turi abantu Imana yirongeye ngo twamamaze ishimwe ryayo mu isi. Haleluya. Kiriho ni ikintu gikomeye cyane buri mukristo wese yagombye gusobanukirwa. Bivuga iki kuba ubwoko bwatoranijwe? Paulo yagiye abyandikaho neza mu rwandiko yandikiye Abaroma mu gice cya 8, adusobanurira neza ibintu biranga ubu bwoko bwatoranijwe. Mwumva ukuntu abivuga neza. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14 aravuga ngo abayoborwa n'umwuka. Reka mbaze mpagere mbisome neza uko abivuga. Aravuga ngo twebwe abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti Aba Data.
umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Urumva hano Pawulo aradusobanurira ngo twebwe ntabwo turi ubwoko bubonetse bwose, twe turi abana b'Imana, akatubwira ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko twe turi abana b'Imana, ngo kandi uwo mwuka niwe ukorera muri twebwe tugatinyuka kubwira Imana ngo papa, aba, data. Hanyuma akavuga ngo saho bigarukira, turi ubwoko budasanzwe kuko ubwo turi abana b'Imana turi n'abaragwa baraganwa na Kristo. Ariko kugira ngo ibyo bibe hari ikindi dutegerezwa. Pawulo arondora neza nk'uko Petero yabikoze ibyo Yesu yabanje kudukorera kugira ngo duhinduke ubwoko bw'Imana, yarangiza akaza kutubwira nyuma inshingano zacu arizo tuza kureba nyuma. Ariko reka twongere dusoma ayandi magambo Pawulo yanditse muri icyo gice cy'Abaroma, muri urwo rwandiko rw'Abaroma, muri icyo gice cya 8 ku murongo wacyo wa 28 kugeza ku wa 30, aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Yarabigambiriye irangije iraduhamagara, kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagara, kandi abo yahamagaye yarabatsindishije, n'abo yatsindishije yabahaye ubwiza. Haleluya! Iyo niyo identite yacu. Twe turi abana b'Imana, turi abantu Imana yaronse. Ntabwo turi ubwoko bubonetse bwose, ntabwo turi abantu babonetse bose. Haleluya! Gusobanukirwa neza identite yacu nicyo kintu gikomeye cya mbere kigomba kudufasha kugenda nk'abakristo, kuko ikibazo gikomeye dufite ni uko tutazi abo turi. Kandi ubundi mu buryo bw'ubuhanga baratubwira ngo ubwoko, hari ibintu bitatu biranga ubwoko. Icya mbere, ubwoko buhuza umukurambere, bugahuza umubyeyi. Twebwe Bibiliya yadusobanuriye neza ngo twebwe turi abana b'Imana, duhuje igisekuruza. Yesu ni mukuru wacu, grand frère. Haleluya! Icya kabiri, ubwoko buhuza umuco n'ururimi. Twebwe dufite ijambo ry'Imana tugenderaho, tugahuza n'ururimi rwo mu mwuka, atabiriya byo kuvuga mu ndimi, ahubwo kumenya ngo iyo mvuze Imana ko ari data, muzabyumva. Amadini menshi avuga Imana, ariko mu Bukristo twe dufite ikintu cy'umwihariko, nitwe dutinyuka kwita Imana tukayita data. Dufite imvugo abantu batamenyereye. Mu madini menshi ntabwo bacungurwa, mu madini menshi ntabwo bahamagawe, mu madini menshi ntabwo batoranijwe. Turi ubwoko bufite umuco, turi ubwoko bufite ururimi. Icya gatatu kiranga ubwoko, iyo bakubwiye ngo abantu ni ubwoko, bakunze kuba bagira geographical area, bakagira ahantu hitwa habo, bakagira gakondo yabo. Natwe turi ubwoko bufite gakondo. Gakondo yacu ni mu ijuru, tuzagaraganwa na Kristo. Haleluya! Iki rero ni ikintu twagombye gusobanukirwa. Iyo umaze kumenya uwo uriwe, iyo umaze kumenya uwo uvukaho, iyo umaze kumenya gakondo yawe, iyo umaze kumenya indangagaciro zayo, byagombye guhindura imyitwarire yawe. Hari ibintu abantu bajya bakora, wenda kaza nko mu Rwanda. Reka mbaho urugero rutoya. Nigeze kubona abantu b'abakongomani baje iwacu mu Mutara. Twe twari abantu banywa amata y'inshyushyu, amata y'ikivuguto. Noneho haza umukongomani asaba amata, bamuha amata y'inshyushyu ashyiramo isukari. Abantu bose bari bategeye uyu muntu ni umunyamahanga. Kubera iki? Kubera ko kuri we banywa amata bashyizemo isukari, ariko kuri twebwe mu ndangagaciro zacu ntawe ushyira isukari mu mata y'inshyushyu. Bikwereka ngo hari ibintu ukora abantu bakamenya ko uri umunyamahanga, hari ibintu ukora bakamenya ko utari uwabo. Natwe twebwe dufite indangagaciro zacu. Nicyo gituma tugiye kujya ku murongo wa 2. Icya mbere twarebaga identite yacu, ariko noneho turebe umuhamagaro wacu. Hariya Petero bidusobanurira neza
ngo turi ubwoko bwatoranijwe, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yarose, ariko turi n'abatambyi b'ubwami. Uwo ni umurimo wacu muri ino si tugendamo, turi abatambyi b'ubwami. Reka twumve neza umurimo wacu muri iyi si. Icya mbere, umutambyi yagiraga uko atoramo. Nimusoma neza mu mategeko ya Mose mu Kuva mu gice cya 28, umutambyi yavaga mu muryango wa Lewi, bari abantu batoranijwe, ariko yarangiza akagira uko yambara, akagira uko agenda, akagira amategeko amugenga, ku buryo no gutoranya umugore w'umutambyi byari bifite amabwiriza, ntabwo wapfaga kuromba. Ni ikintu rero gikomeye cyane, kubera ko aba batambyi bagiraga uko batoranywa, twamaze kubibona. Icya kabiri, bagiraga amategeko abagenga, nabyo twabivuzeho. Icya gatatu, bagiraga uko bagenda, bakagira n'umurimo. Umutambyi yagombaga kwambara imyenda y'ibitare igaragaza yuko yejejwe, ndetse mu ruhanga rwe nimusoma mu myambaro y'umutambyi yambaraga akantu k'agakamba mu gahanga kanditseho ngo uyu muntu yerejwe Uwiteka. Iri jambo yerejwe Uwiteka, iyo urigenzuye neza rivuga ngo uyu muntu ni reserved ku Uwiteka, yagenewe Uwiteka, yatoranirijwe Uwiteka. Nta wundi muntu umufiteho ubushobozi, nta wundi muntu umufiteho ubutware. Mujya mubona iyo mugiye ahantu hamwe na hamwe, kuri parikingi yaho ugasanga bashyizeho akapa kavuga ngo reserve au ministre, reserve au secrétaire d'État. Ni ahantu nta wundi muntu ushobora kuhaparika uretse uwo nguwo wahagenewe. Twebwe rero natwe turi abantu berejwe Uwiteka. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, ngo kandi handitsweho ngo Uwiteka azabe, ngo none umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Twe turi abatambyi b'ubwami, turi ishyanga ryera. Haleluya. Noneho umutambyi nanone iyo yambaraga ikanzu ye, byari byanditswe ngo mu gituza bazamushyiriremo umwenda wa efodi, ngo bashyiremo na urimu na tumimu, ngo nibarangiza ngo bakwikiremo amabuye 12 yanditseho amazina ya Isirayeli, ngo ajyaze imbere y'Uwiteka yambaye ayo mazina, atwaye ubwoko bwe ku mutima. Twe turi ishyanga ryera, ariko turi n'abatambyi b'ubwami. Bivuga ngo twebwe tuzi imbere y'Imana ku ntugu zacu dutwaye imitwaro y'abantu bacu, no ku mutima wacu dutwaye amazina yabo. Turi abantu bahesha Imana icyubahiro, ariko bakabera isi yose umugisha, kuko turi abatambyi b'ubwami. Uwo ni umuhamagaro wacu, uwo ni umurimo wacu. Ntabwo Imana yadutoranije ngo idushyire mu isi tuze gucunga agakiza kacu kugira ngo tuzajye mu ijuru gusa. Aha niho abakristo benshi bakora ikosa rikomeye cyane. Abona yarakijijwe, hanyuma hasigaye agacunga agakiza ke, ntiyibuke ko twebwe turi on mission, turi abantu batumwe, turi ishyanga ryera, ariko turi ishyanga rifite umuhamagaro, rifite mission. Tugomba kujya mu isi tukayibwira ibya Yesu, tugafata ibibazo byayo tukabibwira Yesu, akadusubiza, tukababwira ibyo Yesu abavugaho, tukabahamagarira kugira ngo baze twagura ubwami bw'Imana, kuko turi abatambyi b'ubwami, turi ishyanga ryera. Haleluya. Icya gatatu, hari uburyo tugomba kugenda. Nimuzitegereza iteka uburyo Pawulo yandikaga, uburyo Petero yandika. Barabanza bakatubwira ibyo Yesu yadukoreye, abo Yesu yaduhinduyemo, abo Yesu yatugizemo. Barangiza bakatubwira umurimo twahawe, ariko barangiza bakatubwira n'uburyo dukwiriye kwitwara. Aha ni naho dufite ikibazo gikomeye cyane muri iyi minsi. Hari abantu b'urubyiruko muri ino minsi bakubwira ngo twebwe ngo turi mu gihe cy'ubuntu busaze, ngo ubwo Yesu yadupfiriye ku musaraba, ngo ubwo Yesu yaducunguye, ngo tubaho mu buntu bw'Imana, ngo ibyaha nakoze kera n'ibyo nkora uyu munsi n'ibyo nzakora, ngo Yesu yamaze kubirihirira. Ibyo ntabwo ari byo, kuko twebwe turi ishyanga ryera, dufite uko tugenda, ntabwo tugenda nk'ababonetse bose. Kera tukiri batoya, mama yajyaga atubwira ngo twebwe turi abakene ariko ntituri abatindi, ngo ninzabona mwacukuye ibijumba by'abaturanyi, ngo ninzabona mwaciye ibigori by'abaturanyi, ngo nzabakubita uruhu rubashire ku mubiri. Akadusobanura akatubwira ngo twebwe nubwo turi abakene
ariko turiyubaha. Natwe rero nubwo tugenda mu isi ntabwo tugenda nk'ab'isi, ndetse Petero arabidusobanurira neza akatubwira ati twebwe kera ntitwari ubwoko ariko ubu turi ubwoko. None ubwo turi ubwoko hari uburyo tugenda, hari uburyo twitwara. Ntabwo twitwara nk'abandi, ntabwo tugenda tubeshya, ntabwo tugenda dusambana, ntabwo tugenda tuvugagura, ntabwo tugenda dukora ibyaha. Umva ukuntu abivuga neza mu murongo wa 11 w'icyo gice, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 11 aravuga ngo bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira mu isi, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Aleluya. Twebwe turi ubwoko bw'Imana, yego twebwe turi abatambyi b'ubwami, ariko muri ibyo ngibyo dufite uburyo tugomba kugenda. Abantu benshi bashaka kwigendera uko bashatse, abantu benshi bashaka kwikorera ibyo bashatse, abantu benshi bashaka kubaho uko bashatse. Ariko hano Petero aradusobanura ngo niba warabaye umwana w'Imana, jya ugenda nk'umwana w'Imana hagati y'abapagani. Niba uri umutambyi w'ubwami, igengesere mwene data, kuko umutambyi yagiraga uko agenda, umutambyi yagiraga uko yambara, umutambyi yagiraga uko avuga, umutambyi yagiraga uko atekereza, kuko ntabwo ari umuntu usanzwe. Haleluya. Ndagira ngo rero aya magambo tuyasubiremo, noneho mbere y'uko dusoza twibaze iri jambo ngo ariko we mwene data twumva, wasobanukiwe neza identite yawe, nawe umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wawe kuri umwana w'Imana, nawe umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wawe yuko uri umutambyi w'ubwami, nawe umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wawe yuko watoranijwe, ko wahawe ubwiza. Niba rero ibyo ngibyo ubyemera, niba ibyo ngibyo ubyizera, uyu niwo mwanya wo gutekereza ngo imigendere yanjye hagati y'abari mu isi, imigendere yanjye hagati y'abapagani, imigendere yanjye aho ngenda hose, abambonye babona yuko ndi umwana w'Imana. Iyo abantu bandebye, twabibonye imbere, iyo barebaga umutambyi yambaye imyenda ye, babonaga mu gahanga ke handitse ngo yerejwe Uwiteka. Ikimenyetso cy'Imana kiracyariho, kandi kanditseho ngo Uwiteka azabe. Iyo Imana ikurebye irakumenya, n'abantu bakureba bakamenya ko uri uw'Imana, werejwe Uwiteka. Iyo abantu bakureba, niyo Satani akubonye arabimenya ko werejwe Uwiteka, washyizweho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu mu mibereho yawe. Ujya wibuka yuko turi abantu bari on mission, ujya wibuka ko turi abantu bahawe umurimo, tugomba kugenda dutwaye ku mitima yacu amazina y'ubwoko bwacu, twikoreye n'imitwaro yabo, tukabasengera, tukababwiriza. Ariko ujya wibuka yuko twe turi ubwoko bwatoranijwe, tutagenda uko twishakiye. Igenzure mwene data, kandi umwuka w'Imana avugane namwe, mwibaze niba ukwira ijambo ritubwiye ariko mugenda. Kandi nimurangiza, imbaraga z'Imana zikorera muri mwe, icyubahiro cy'Imana kigaragare muri mwe. Dusenge Imana. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, kandi muri kano kanya ndasengera umuntu wese wumvise ubu butumwa. Genderera buri muntu uvugane nawe, umwibutse identite yacu, ko tutari abantu babonetse bose, ko tutari abantu bagenda uko twishakiye, ko tutari abantu bavuga uko twishakiye, ko tutari abantu bambara uko twishakiye, kuko turi abantu bitwara uko bishakiye, kuko turi ishyanga ryera, turi abantu waguze igiciro cyinshi. Kandi mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo ndasengera buri muntu wese wumvise ubu butumwa ngo yumve neza yuko twebwe turi abantu bari on mission, turi abantu watumye mu isi kugira ngo tuyicungure, tuyihamagarire gucungurwa, tuyihamagarire kuguhindukirira, tuyisengere twikoreye imitwaro yabo, tuyitware ku mutima, tuyikubwire. Kandi niturangiza icyo tubwiye tuyibwire, nayo ihinduke kugira ngo abakwizera buri munsi biyongere. Kandi mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo ndasengera buri muntu wese wumvise ubu butumwa ngo yumve yuko ubwo turi ishyanga ryera, dufite n'uburyo tugenda, dufite indangagaciro zacu zubakiye ku ijambo ryawe. Ntabwo twitwara uko tubonye, ntabwo twiyandarika, ntabwo dusambana, ntabwo tubeshya, ntabwo twiba, ntabwo tugenda nk'abapagani. Gendera buri muntu wese
umusobanure kandi umukore ku mutima, kandi buri wese ahindurwe n'iri jambo. Uhabwe icyubahiro, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge kubera kwawe, utuye indirimbo yakire amashimwe yanjye yose. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge kubera kwawe, indirimbo yakire amashimwe. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge kubera kwawe, utuye indirimbo yakire ikubwira amashimwe yanjye yose. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Utuye indirimbo yakire ikubwira amashimwe yanjye yose. Utuye indirimbo yakire ikubwira amashimwe yanjye yose. Indirimbo yakire ikubwira amashimwe yanjye yose. Utuye indirimbo yakire ikubwira amashimwe yanjye yose. Utuye indirimbo yakire ikubwira amashimwe yanjye yose. Utuye indirimbo yakire ikubwira amashimwe yanjye yose. Ushimye kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ushimye kutatugize umuhigo w'abanzi bacu. Abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha, abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha, abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha, abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha. Utuye indirimbo yakire ikubwira amashimwe yanjye yose. Utuye indirimbo yakire ikubwira amashimwe yanjye yose. Utuye indirimbo yakire ikubwira amashimwe yanjye yose. arakoze cyane kanoni Antoine Rutayisire, atwigishije neza, atwibukije abo turi bo, asoza anatubaza ibibazo. Arimo kukubaza, ese umwuka wawe uhamanye n'umwuka w'Imana, kuri umwana w'Imana, kuri umutambyi wejejwe, kuri ishyanga ryera? Ibyo ngibyo niwe wabisubiza, ariko ndakwinginga mwene data ngo niwumva umwuka aguhatira gufata icyemezo cyo gukurikira Yesu no kugira identite y'umwana w'Imana, uyu munsi ubikore mu izina rya Yesu. Bizaba umunezero kuri wowe, ndetse bizahindura ubugingo bwawe, ubeho uri umuntu ufite ibyiringiro bishya. Reka dusoza tugana ku musozo, tugiye gufata umwanya wo gusengera ibyifuzo ndetse no kwisabira umugisha. Reka twubahe Imana dusenga.
nyagasani mwami Imana uhimbazwe kuko uri Imana yaduhaye amahirwe yo kwitwa abana bawe, ndetse uduha n'isezerano ko icyo tuzasaba cyose mu izina rya Yesu twizeye tuzagihabwa. Twemerere dusengere abababaye, dusengere abashonje, dusengere abaruhijwe, baba abaruhijwe n'ubuzima busanzwe n'abaruhijwe n'ibyaha, kugira ngo batabare mu izina rya Yesu. Kuko mwami Imana uri Imana ikiza, dusengeye igihugu cyacu n'isi yose kugira ngo dutabare muri ibi bihe icyorezo cya coronavirus kirimo kugira ingaruka ku bantu benshi. Hari ababuze akazi, turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo bacire inzira, ubahe ibibatunga, kandi mwami Imana ubaremere amashimwe, ubahe imibereho, ntibazagire ibyo bakena. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Dusengeye abarwayi, baba ari abarwaye iyo ndwara n'abarwaye izindi ndwara, cyane cyane twibuka abari hagati muri twe. Turabasabira mwami Imana gukira mu izina rya Yesu. Reka ukuboko kwawe kubabe hafi, reka mwami Imana babone imbaraga zawe Yesu Kristo zikiza zigendana nabo mu buzima bwabo. Dusengeye itorero ryawe wabuze amaraso, Yesu Kristo, muri ibi bihe bigoranye, kugira ngo uduhe kuba urumuri, uduhe kuba umucyo, uduhe kuba umunyu, kandi mwami Imana tuzane benshi kuri wowe. Turasabye mwami Imana ngo muri iyi minsi twegera Pentecote udusukeho imbaraga z'umwuka wera. Uyobora abayobozi bacu, abapasitori, abasenyeri. Dusengeye umuyobozi mukuru w'itorero ryacu archevêque mu Rwanda, kugira ngo ubane nawe mwami Imana. Reka amahoro yawe akomeze kuba ku bayobozi b'itorero ryacu mu byiciro byose, abahe viziyo yawe. Dusengeye igihugu cyacu, dusengera nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, kugira ngo mwami Imana uyobora abo bafatanya bose. Dusengeye n'isi yose mu izina rya Yesu, kugira ngo muri iki gihe tukubone. Ariko cyane cyane mwami Imana dusengeye abantu bose babanye natwe muri aya materaniro n'abaduteze amatwi bose, kugira ngo ubahe umugisha. Kandi amahoro utanga arutaye umuntu wese yakibwira, ajya arinda imitima yacu n'ubwenge bwacu, kugira ngo turusheho gukunda Imana Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Kandi umugisha wawe ubane natwe, ugendane natwe, ubane n'abacu bose. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Maybe I'm taken for granted. Maybe I don't understand. Maybe tomorrow will dawn a new day, like I know it can. Maybe I am not forgotten. Maybe it's all in the plan. Maybe these burdens are